narakubwiye ngo uzumva byinshi kuri Brashari TV, bimwe gukore ku mutima ibindi bigukore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Washatse akazi urakabura, ufite amafaranga ushaka kuyabyaza umusaruro, inkunga ya mbere ni ibitekerezo. Ahangaha ndagufasha. Bakwirukanye ku kazi baramaze, ikitakwisha kiguhindura umunyembaraga. Habura ukwezi kumwe ngo nsinye kontra, intebe nicagaho bayicajeho undi. Mu gahinda kenshi n'umubabaro, umwana w'umusore ufite inzozi zo kuzagera kure heza, nasutse amarira. Niko gukora next ibikurikiyeho Brashari TV. Brashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Mama yako na mama, nakunze kuntu mwambaye hafi kugeza ubwo mumbwira cyangwa munsaba uburyo ki mushobora gusapotinga Brashari TV. Nanjye ndababwira nti ngenda mbereka uburyo ki mugenda muyisapotinga, ariko aka kanya ushobora kuba wagira gute wasapotinga Brashari TV nk'uko mugenda mukomeza mubikora. Nshimira abantu rwose bagenda bavuga ati bagakanda akanyenyeri kuri 0788947423. Mama Natasha nukuri warakoze, Ezekiel warakoze, Yvette, Patrick, Saidi, Sikovia mwarakoze rwose gukomeza muvuga ati dukanda akanyenyeri kuri Brashari TV. Brashari TV igenda izamuka. Yes, ibyo byose mbibonera ku gihe. Nuko tuje kandi uko dutangiranye na za modoka z'abajejeta faranga, dutangiranye na za modoka z'imiturika, dutangiranye na za modoka z'abajejeta faranga. Iyi ni Brashari TV, Brashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Ntuze ko wacikwa, ntuze ko wamvuna. Ndagushimiye, ndatekereza ko umeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye wowe ukurikiye Brashari TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Brashari, nigena Emmanuel, uwo ni wenge we bakwitando ukurikiye Brashari TV. Aka kanya ukaba uri kubona imodoka zitandukanye cyane, ariko iyo izindi ni Lava 4 automatique nouveau modèle, Lava 4 automatique 2004 nouveau modèle ku mafaranga $8,500. Niyo modoka twatangiranye, ariko izi ngizo uragenda uzibona nkuko ugenda uzireba, none kizakuvana ni uguhitamo. Ni Lava 4 automatique 2004 ku mafaranga $8,500 guturuka i Burayi kugera i Kigali. Nyirayo arashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse cyane. Iyi bayita Santa Fe. Iyo Lava uraza kugenda uyibona, uraza kuyibona. Niyo twatangiranye nayo, iyi ngiyo bayita Santa Fe ku mafaranga $7,000,000, nayo urabasha kuba wayegukana. Nitwe dutunganya misiyo twatumwemo kuri 98%. Uzumva byinshi kuri Brashari TV, bimwe gukore ku mutima ibindi bigukore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Ese koko turabasha se cyangwa turapacapaca? Brashari TV hejuru. Comment zanjye nzibonera ku gihe, mbibonera ku gihe. Niyo mpamvu mbabwira ngo inkunga ya mbere ni ibitekerezo, kandi nkakunda kubwira ngo ufite amafaranga ushaka kuyabyaza umusaruro. Yes, niba ushaka kuyabyaza umusaruro, yes, inkunga ya mbere ni ibitekerezo. Ntacyo nzabima, kuko namwe ubwanyu mwamaze kwinjira kuri Brashari TV, mwamaze kuba aba Brashari. Mwebwe nereka imodoka ku isoko mukazibonera ku gihe, mwebwe nagurishije imodoka muri aba Brashari. Nzi neza ko utazicuza cyangwa ubabare kuko wakurikiye Brashari TV, cyangwa kuko ukurikirana imodoka ntereka ku isoko buri munsi. Yes, guhera ku mafaranga $1,000,000 kuzamura, aho ubasha kuba wabona imodoka y'umuturika kuri Brashari TV. Ubundi ugasezera kwicwa n'izuba rya hato na hato, imvura ya hato na hato, ndetse n'abandi bakubwira ati we babandi baguhagarika ku muhanda, byibuze ugafata ugatega akaboko usaba lift. Yes, nyuma aho kugira ngo gutwara bagahita bongeza umuvuduko. Nitwe dutunganya misiyo twatumwemo ku muvuduko 98%. Nawe aka kanya watunga imodoka wifitiye $1,000,000 kuzamura.
dufite Lava4, dufite Santa Fe, dufite Corolla Coupe automatique, dufite hatchback automatique, dufite hatchback manuel, dufite Altis, dufite Yaris sedan, dufite iyo bita Yaris Verso cyangwa iyo bita Kagati ku mafaranga 5,500,000 urayibona iyo bita Kagati cyangwa Yaris Verso. Yes, Yaris Verso ku mafaranga 5,500,000. Abanganda ndimo ndabibwira abantu bazi by'imodoka. Iyi ngiyo rero irebe neza uyitegeze, iyi bayita Altis ku mafaranga make cyane, ku mafaranga 8,000,000 urabasha kuba wakwegukana iyi Altis. Iracyari nshyashya Altis automatique ku mafaranga 8,000,000 urabasha kuba wayegukana. Ntuze ko waciko cyangwa ntuze ko wamvuna, kuko namaze kukwinjiza mu kibuga bushyashya. Nakoze icyo nagombaga gukora, ariko niwe wakoze iby'agaciro. Wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora comment, ndetse buri modoka ntekaye ku isoko yose uyibonera ku gihe. Reba neza, ntuze ko waciko, ntuze ko wamvuna ahantu uherereye hose. Izi nimero nakubwiye ngo ni 0788497423. Izo nimero waziduhamagara ushaka imodoka yo kugura, cyangwa ufite imodoka ugurisha, cyangwa ushaka kugira gute, cyangwa ushaka gutera inkunga Brashari TV. Yes, inkunga zanyu ndazibona rwose. Harukora mugira gutyo mugakanda akanyenyeri. Brashari TV, ndagukunda, ndi Brashari, mperereye ahantu bita za Kayonza, mperereye ahantu bita hehe za Nyabihu, ariko rwose Brashari TV, yes, dore nkanza akanyenyeri. Yes, nizo ngizo uzakanda akanyenyeri, ugakanda akanyenyeri ukavuga ati Brashari TV turi kumwe. Yes, turi kumwe. Yego, inkunga y'ibitekerezo yanyu nikenewe, ari ukajya mu bandi, ukajya mu muryango wa Brashari, ukavuga ati Brashari. Yes, umunsi tuzahura tugiye kuva kuko ibikora ntago bizarangira ahangaha. Kuvuga ngo ubushobozi ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo ufite ubushobozi bwo gufasha iyi Brashari TV ikagera kure cyane, kuko twagiye dutangirana. Yes, murabyibuka ko twagiye dutangirana, abantu butigeze bungura amaboko, ukavuga ati gutya, ariko mba mbibona, kuko Brashari TV si yanjye ni iyanyu. Ahangaha wafate nko mu rugo, uhafate nko mu rugo. Brashari TV ifate nko mu rugo, kuko nuza kugura imodoka nzagufasha nk'uwifasha, nk'ufasha umuvandimwe we, nk'ufasha inshuti ye magara. Nakubwiye ngo iyi ni Lava4 Nouveau model 2004 automatique ku mafaranga 8,500,000 urabasha kuba wayegukana. Ndagushimiye twabanye kuri Brashari TV, turi gutereka imodoka ku isoko, imodoka z'imiturika, imodoka zahora mu ntekerezo zawe. Nukuri uri inshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Brashari TV, akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora no gukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko zose uzajye uzibona.